Nongeye kubasuhuza no kubifuriza ikaze inshuti bakunzi muteze amatwi cyangwa se mukurikiye ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Nongeye kubifuriza kugira ibihe byiza, nongeye kubifuriza kugira impagarike n'ubugingo kandi mujye muhaha muronke mu byo muba murimo byose. Nongeye kukwibutsa rero ko wageze kuri Getsman TV ikugezaho amakuru menshi kandi meza yizewe. Nongera kukurarikira gukora subscribe, share ndetse utere na comment, kubera ko tujye dufata umwanya tukanyuza amaso mu bitekerezo byanyu, hanyuma bikadufasha kongera gutegura ibindi biganiro cyangwa se amakuru mashya atandukanye umunsi ku wundi. Nongera ngusuhuze rero udukurikira uherereye mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, namwe mwese mudukurikira muherereye mu mujyi wa Kigali, n'abandi inshuti, abakunzi, abavandimwe badukurikira baherereye hanze y'imbibi z'u Rwanda. Ndagira ngo mbifurize mwese kugira ibihe byiza. Amakuru y'uyu munsi rero munyemerere mbabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kugarukaho. Uruta kuba perezida wa Repubulika Thomas Nahimana yashinze irimbi kuri interineti. Naho mu Bushinwa ababyeyi babiri basabye gatanya nyuma yo kunanirwa kumvikana ku izina ry'umwana wabo. Turaza kubabwira ko kandi Louise Mushikiwabo agiye kwiyamamariza manda ya gatatu yo kuyobora Francophonie. Munyemerere turambura aya makuru. Louise Mushikiwabo agiye kwiyamamariza manda ya gatatu yo kuyobora Francophonie. U Rwanda rwatanze Louise Mushikiwabo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa OIF Francophonie. Itangazo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mu Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ryavuze ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatanze Madame Louise Mushikiwabo. Umunyarwandakazi Louise Mushikiwabo yabaye umunyamabanga mukuru wa Francophonie wa kane, akaba yaratangiye manda ye ya mbere y'imyaka 4 mu Kwakira 2018, aho yatsinze Canada Michel Jean wari uyoboye manda imwe, kandi yongeye gutorerwa manda ya kabiri mu Gushyingo 2022 ku bwiganze bw'amajwi, kubera ko nta muntu n'umwe bari bahanganye. Naho mu yandi makuru, urota kuba perezida wa Repubulika Thomas Nahimana yashinze irimbi kuri interineti. Amakuru yazanywe n'imbuga nkoranyambaga z'abasanzwe bamushyigikiye bahunze u Rwanda bakaba bafatanyije muri gahunda yo guharabika urwababyaye, avuga ko uyu mugabo wiyita umunyapolitiki uharanira kubohora u Rwanda afata imishinga bagenzi be batanganyije akayigoreka, akayiyitirira, ariko akayiha umurongo uteye isoni. Kubera inyota y'ifaranga ikomeye, mu minsi ishize Nahimana yitabiriye inama ishingiye ku ngengabitekerezo ya Jenoside yateguwe n'abihinduye impunzi z'Abanyarwanda ku bushake muri Canada. Iyo nama ngo yatangiyemo igitekerezo kigira kiti dushinga ihuriro turyite Congrès Rwandaise du Canada. Muri iri huriro ngo bashakaga kwerekana ko nubwo ari impunzi batarabaswa, ahubwo ngo bagomba gushaka uburyo bakwiye kwibuka bene wabo bapfuye batashoboye guhunga u Rwanda. Aha rero ngo humvikanye bagira bati reka dukore ibarura ry'abapfuye, dushyireho itariki yo kujya twibuka nk'uko FPR yibuka abantu bayo bapfuye. Mu kwibuka bitirira FPR ubwo baba bavuga kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ariko kuko bayihakana byatumye gahunda y'igihugu yo kwibuka bayambura agaciro kayo, bayigira umuhango wihariye wa FPR Inkotanyi yahagaritse Jenoside. Iki gitekerezo rero barakinogeje, ariko umwe mu bacurabwenge bihakana rya Jenoside yakorewe Abatutsi, François Munyabagisha yabagira indi nama agira ati kugira ngo ibi bintu tubigereho neza, reka dushingire urubuga kuri interinete tuzajye twandika amazina y'abo twibuka, hanyuma abantu bajye bashyiraho indabo maze bishyura amafaranga yo gucunga urwo rubuga. Igitekerezo ngo cyazanye impaka, bamwe bagira bati impamvu yo gushyingura kuri interinete kandi abandi bashyinguwe ku buryo bufatika. Uwazanye iyi nkuru yagize ati abari muri iyo nama bavuye aho, ariko bukeye babyukira ku nkuru ivuga ko Padiri Thomas Nahimana yashinze irimbi kuri interinete. Aha ngo yanashyizeho igiciro cy'umuntu wese wifuza gushyingura uwe kuri interinete, avuga ko imvi imwe ari hagati y'amadolari 2 na 3. Ubwo kandi ngo buri wese washyinguye uwe kuri iryo rimbi ry'umupadiri yagombaga kujya gusura buri kwezi, akareba ko indabo yashyizeho zumye cyangwa agashyiraho izindi. Abavugaga iyo nkuru bibazaga ukuntu iryo rimbi ryari gushoboka, dore ko hari abakecuru n'abasaza batazi interineti icyo ari cyo. Gusa ingingo nyamukuru bagarutseho ni uko wari umushinga w'ubugoryi. Hari abavuga ko Padiri Nahimana agakina politiki imeze nk'ikinamico. Hashize iminsi avuga ko ari perezida w'u Rwanda, ku buryo ngo yanashyizeho guverinoma. Abo bari kumwe rero ngo baje kumugira inama yo gushyiraho pasiporo y'iyo leta ye, maze kuko ngo kukagira inyota y'ifaranga cyane ajya mu Banyarwanda bafite ibitekerezo nk'ibye, abwira ko abazaniye umushinga wa pasiporo buri wese akajya yishyura amadolari 100. Nahimana avuga ko byanze bikunze agomba gutegeka u Rwanda ngo akarukiza umwakuru ufite, akazenguruka igihugu cyose atera abantu amazi y'umugisha nka kuriya padiri abigenza. Avuga ko ubu ngo nta mugore afite kuko ari padiri, nubwo abo babana bavuga ko afite abana bazwi. Icyakora ngo azashaka umugore ngo agire première dame ubwo azaba yageze ku butegetsi anyotewe. Avuga ko kandi ko nubwo yashaka umugore ariko ngo uzamukuraho izina rya padiri bazarwana.
Naho mu yandi makuru, mu Bushinwa abantu babiri basabye gatanya nyuma yo kunanirwa kumvikana ku izina ry'umwana wabo. Ababyeyi bo mu Bushinwa mu mujyi wa Shanghai basabye gatanya nyuma yo kunanirwa kwemeranya ku izina bakwita umwana wabo w'umuhungu. Uwo mwana ubu nta burenganzira afite bwo kuba yahabwa icyemezo cy'amavuko ndetse ntashobora gushyirwa ku rutonde rw'abana bahabwa inkingo mu gihe ubu amaze umwaka avutse bitewe n'uko ababyeyi be bananiwe kumvikana ku izina rye. Urukiko rwo mu karere ka Pudong New Area muri Shanghai ruburanisha urubanza rwa gatanya rw'aba bashakanye rwagaragaje ko basezeranye mu 2023 nyuma bakaza kugira amahirwe yo kubyarana umwana w'umuhungu mu 2024. Gusa ibyishimo byo kuba ababyeyi ntibyatinze kuko ibintu byatangiye kuba bibi mu mubano wabo bitewe n'uko bananiwe kumvikana ku izina ry'uwo mwana. Buri wese yashakaga ko umwana ahabwa izina yifuza ariko biranga. Ibimenyetso byatawe mu rukiko byagaragaje ko buri wese yagiye ku bitaro wenyine atabwiye mugenzi we ajyanye no kugerageza kwandikisha izina ashaka ku mwana batabyemeranyeho, ariko nta n'umwe wigeze yemererwa kwandikisha izina ashaka aho ku bitaro kubera ko ubwo buryo butari kuba bwujuje ibiteganywa n'amategeko. Umucamanza uburanisha urwo rubanza yagize ati umwana arengeje umwaka umwe avutse ariko nta cyemezo cy'amavuko agira, ntashobora kwandikishwa mu irangamimerere ry'umuryango kandi no kubona inkingo byamugora. Urukiko rwashimangiye ko icyemezo cy'amavuko ari ingenzi cyane mu buvuzi no ku buzima bw'umwana muri rusange kuko gifasha gutuma abona umwirondoro wemewe n'amategeko. Iyo ababyeyi batinze kucyaka bitewe n'amakimbirane yabo bwite bigira ingaruka ku burenganzira bw'umwana muto kandi ababyeyi bombi bagomba kubibazwa. Urukiko rwibukije kandi ababyeyi ko badakwiye gukoresha abana babo nk'ibikoresho mu makimbirane n'amarangamutima yabo cyangwa gukoresha ubwumvikane buke bafitanye nk'urwitwazo rwo guhunga inshingano zabo zo kurera no kurinda abana. Mu rwego rwo kurengera uburenganzira bw'ibanze bw'uwo mwana muto, urukiko rwasohoye itangazo ryihariye ryiswe itangazo ryo kwita ku bana bato risaba ababyeyi bombi kumvikana kugira ngo babone icyemezo cy'amavuko mu gihe cyagenwe. Gusa hahise havuka ikindi kibazo, batangira kongera guterana amagambo ku bijyanye n'ugomba kubika inyandiko z'umwimerere z'umwana. Nyuma y'imbaraga nyinshi zo kunga impande zombi, hafashwe umwanzuro y'uko icyemezo cy'amavuko cy'umwana kibikwa by'agateganyo n'urukiko hanyuma kikazahabwa umubyeyi w'umugore kugira ngo ashobore gukora ibiteganywa n'itegeko byo kwandikisha umwana mu irangamimerere. Urwo rubanza rudasanzwe rwa gatanya rwakwirakwiriye cyane ku mbuga nkoranyambaga zo mu Bushinwa, bituma bamwe bavuga ko burya n'ikintu gito gishobora gusenya urugo. Umwe muri bo yagize ati abashakanye bameze nk'aba ntibakwiye kubyarana abana. Undi nawe yagize ati indangare gusa, izina ntiryagombye kuba ikibazo, barimo kudindiza ubuzima bw'umwana, ntibagakwiriye kwitwa ababyeyi. Wakoze cyane kudukurikira, gusa reka ngugezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi twabagejejeho muri aya makuru. Muri aya makuru twababwiye ko urota kuba perezida wa Repubulika Thomas Nahimana yashinze irimbi kuri interineti. Twababwiye ko kandi mu Bushinwa ababyeyi babiri basabye gatanya nyuma yo kunanirwa kumvikana ku izina ry'umwana wabo. Kandi twababwiye ko Louise Mushikiwabo agiye kwiyamamariza manda ye ya gatatu yo kuyobora umuryango w'abavuga ururimi rw'igifaransa Francophone. Ndagushimiye ko twabanye muri aya makuru, murarikira gukomeza gukora subscribe, share ndetse na comment. Iyi ni Getsimani TV, murakoze.